Ravi ubu uri live kwibendera TV reka tuguhe ikaze. Yego murakoze cyane. Hanyuma Ravi rero birumvikana turimo tugaruka ku bijyanye n'umuhango w'ejo wirahera rya Perezida Kagame. Wowe wari uri kuri stade neza imbona nkubone wari uhibereye kuri 5 atubwira yenda uko igihe wahagereye ese byari bimeze gute, ugerageze kutwinjizayo neza nk'abandi banyarwanda bose yenda batabashije kuba abahari. Murakoze cyane. Mbanje kubasuhuza ndetse no kubashimira. Ni ukuvuga ngo umunsi w'ejo irahira ry'umukuru w'igihugu wacu His Excellency Paul Kagame wari umunsi udasanzwe ku banyarwanda babashije kuhajya n'abatarahageze, ngira ngo baraza kubyumva kandi ngira ngo n'amakuru bagiye babona hirya no hino byari ibintu byiza cyane. Rero umunsi w'ejo ari umunsi w'agatangaza, ari umunsi uteguye ku rwego rwo hejuru, buri wese wahageze ngira ngo yarireberaga hari ahantu hateguye, ari dekorasiyo igaragarira amaso. Mbega twari turi muri stade Amahoro ko tumva amahoro yo mu kindi gihugu kuko byari ibintu birenze urugero. Yego ndakumva neza. Uratubwira uti hari hateguye neza, hari hatatse neza. Ubundi mwinjiye muri stade isangahe kugira ngo wenda n'abantu bamenye ngo yari ikinguye kuva sangaye? Ni ukuvuga ngo stade yafunguwe amasaha ya kare kugira ngo abaturarwanda bashe kuyigeramo. Guhera mu gitondo saa 11 amarembo yari yafunguwe kandi yose koko gusa kabiri atangira kubahageze, urumva ari ingeri zitandukanye abaturutse mu majyaruguru y'igihugu, mu majyepfo y'igihugu, burasirazuba n'uburengera bwaryo n'umujyi wa Kigali muri rusange twari twahabereye abatabashe kuhagera. Imiryango rero yafunguye saa 11 za mu gitondo, ifunga ku isaha za saa 3. Abaturarwanda bari benshi ku rwego rugaragara, abari muri parikingi no makorodoro ya stade, abari imbere. Byari ibintu mbega binejeje abanyarwanda kubona ko ibyo batoye mu gihe cy'amatora baje kubimamo, noneho uwo bitoreye cyangwa twitoreyemo tuvuga ati ibyiza biratangiye nk'uko twabitangiye mbere, n'ubu birakomeje. Yego. Ravi abagukurikiye ku Ibendera TV wababwira yuko reka tuguhenda umwanya ubyinjiremo neza, ugerageze kubaratira icyiza icyari gihari kidasanzwe, mbese ugerageze kubahageza batari bahari, uhabageze neza ku buryo basigarana ishusho bati byari bimeze gute. Reka nse mubanyuriraho mu ncamake n'ibyo kubatahagiye kubatarahabashije kuhagera, maze bumve uko umunsi wacu w'ejo wari ushushanyije ku baturarwanda. Kugera muri stade amasaha yari rwo saa 2 kugera saa 3 twagezemo mu masaha akeye, turinjira tubona umutako mwiza dekorasiyo igaragarira amaso, ahantu hatatse neza, abanyarwanda basa neza, bambaye neza, ku maso bishimye, ubona ko ari ibintu byari bigaragara neza cyane. Kugera muri stade mu by'ukuri ni ibintu His wagira ngo yateguye, avuga ngo uza wese abasa gute, kandi mu by'ukuri ntabyo yavuze. Ubona ko ku maso, ku myambaro byari good, byari ibintu bigaragarira amaso. Twagezemo turicara, mu by'ukuri hari n'ibyo kunywa, turanywa, turaserebra, turenjoyinga mu gihe dutegereje ko intore zirusha intambwe His Excellency ahagera. Haba harimo icyo kurya twarariye, bari babishoboye, turanywa amazi, turanywa amazi, twarizihiwe koko. Bari bagiye rero bavuga ati abaturarwanda mu buryo bwo guserebura tumenyereye ko ari abantu bishima, katubanyuzemo tubahe ibituma noneho baba flexible bakisanzura, babatuzaniye umuziki wo ku rwego ruhagije pe. Hari harimo abahanzi b'inzego zitandukanye, abatoya, abakuru, abamama, aho twakwita nk'abanyujeho umuziki mu gihe cyatambutse cyangwa n'ubu bagikora, abashyashya bakizamuka. Muri abo twavuga ko harimo Bwiza, ni umuhanzi utuje ku rwego rugaragara, abanyarwanda bose
bwiza ndetse ko nta mutamuzi ubu ngubu yarapafominze kandi indirimbo ziba nziza hazamo umuhanzi twakwita ngo ni umwe mu bakeye dufite hano mu gihugu abantu benshi ubwo nyivuga abakeye tavuga ati uwo ninde yakubona undi ni King James King James yaragaragaye ejo nyuma y'uko yari amaze iminsi atagaragara imbere y'abantu yamaze igihe yihishe ngira ngo urumva yari amaze igihe asa nk'utagaragara kugira ngo yaragiye nko mu bindi bihugu ariko mu by'ukuri ejo yaje ku taramiro kuri stage akita kuri stage babateguriye abanyarwanda baramwishimira arasusurutsa agira urya araza araririmba indirimbo ziba nziza ziwe bwiza ajyaho batagiye cyo batabazanaho umukobwa urarutse ijuri rwose yivugira bita Angel Ways mbega umuziki wa munyarwanda we barabibye tugera aho natwe noneho twari tumaze turi kuri stage batuzanira Eric Sende yagira utya n'aratambuka atabazana rero urubyiruko rwacu hariya Kristi izi nawe uramwumva kuri za ndirimbo abana bato yaba mama abasore abakobwa bagira utya bagakunda nabo barahageze ngira ngo icyo ni igice cyerekeranye no kuba twaraserebuye tukazina tukisambanya n'abantu kunyuramo babwira ku bahanzi bari bahari ikindi cyahabereye ni uko mu by'ukuri habaye ikintu cyitwa akarasisi mwana we uru Rwanda turimo ku batari bahari reka se mwabwira ngo ntabwo turi mu Rwanda abanyamahanga bifuza ko turimo ahubwo turi mu Rwanda abanyarwanda twateguriye ko abanyamahanga bazajivura ko ari u Rwanda turi habaye akarasisi kagaragara neza muri stade ishashe neza kuba turi muri stade utamenya ko ari stade igira tapi y'icyatsi yari tapi y'umweru ireshana isumbaho gatoya tapi y'ibyatsi mu busanzwe ukabona rero mu by'ukuri bya bintu bigaragara neza ingabo z'u Rwanda zigaragaza zitambukamo abakobwa bari hariya bakeye abapapa abasore bari barimo rero bigeze hagati bagira urwego batuvangamo batuzanira icyo bita air special force bana we abasore bacu tukantu gakeya rwose batambukamo tugiye ujya twumva imizinga ngo po ariko habanje kujya akantu ko bamwe batubwiye ati bagiye kurasa imizinga rero ngira ngo ni tuba tumenyereye cyane kumva hano mu gihugu cyangwa se kubona rero baratubwiye ati bagiye kurasa imizinga ko twumva ngo biratangiye hanze bararasa biraturika inshuro 21 zihagarariye uko igisirikare cy'u Rwanda giteye cyaje gishushanyije mu mikorere yacyo aho ngaho ku byerekeranye n'akarasisi katambutse kugira ngo kabaye keza kaba karimo ibice bitandukanye rero abarimo igice cy'amabendera cyangwa se isibo y'amabendera haba harimo isibo y'abapolisi isibo y'abasirikare muri rusange hakaza n'iyo special force yacu aho ngaho dukunda cyane iruka mu gakeya iherekejwe n'indege mu kirere dore ngo haratambuka indege abantu twavuga ati noneho dore ibintu biratwenze kugira ngo ni uko umunsi wose bifashwe ugendanye n'akarasisi rwose abatari bahabereye abatagisora abatarabashe kuhagera twahababereye twaboneye ibigize u Rwanda rufite kandi mu by'ukuri tuzakomeza kubona uko iminsi igenda kugira ngo ntabangarukiye aho nonaha uti abatarahageze twarahababereye nibyo koko birumvikana ni umunsi wari ushimishije kandi ni umunsi birumvikana ni na ngombwa ko aba ari umunsi uzagaruka gakeya reka yenda Ravi inkubaze hari igihe byageze tujya tubona inyuguti ziyanditse hariya muri stade ziriya nyuguti zashatse gusobanura iki mu by'ukuri ni ukuvuga ngo karasisi cyangwa se iriya bande icuranga ni abantu b'abahanga ku rwego rwo hejuru bageze urya mu gihe barimo baratambuka kuri tapi nziza bashushanya n'inyuguti 3 SNS cyangwa se mu kinyarwanda kibonetse umva ni CNC bivuga ngo ni bari bashushanyije inyuguti zihagarariye cyangwa se mu ndimi z'amahanga zitwa ngo chief
sorry haya babyasarita mbega muri bintu by'Abanyarwanda ngo ni umukuru w'igihugu bari bashatse kuvuga umugaba mukuru w'ingabo bashatse gushushanyamo hariya rero ubwo bishatse kuvuga commander in chief w'ingabo z'u Rwanda anayemye kujya bikurura nko ku mutima kumuje kuri ikintu akajya kukivuga bikanga hanyuma rero ibyo abigenze gutyo ngira ngo Ravi atangira noneho utwinjize mu buryo abakuru b'ibihugu bagiye batangira kuhagera abazaga bameze gute wabonaga umuteguro wabo gutangira kuhagera bo biteguye gute ko anzi ko rero wamaze no kubitubwira ko hari ikintu cyo gutegura cyo ku rwego rwihariye yego kuri harimo umuteguro mwinshi dekorasi igaragara hano njya kuvuga n'abakuru b'ibihugu binjiye cyangwa se bahageze sinzi niba navuga ngo nibo babihitiyemo gusa neza kugenda neza muri protokole nziza umutekano urenze ukwemera aba aribo babihisemo nkeka ko u Rwanda ntabwo niko twatumize ariko kuba bari mu Rwanda rwacu rw'amahoro n'isuku binjiye niba cyane bari bigaragara ni ukuvuga ngo abanyabakuru b'ibihugu bagira utya baratangiye barahagera mu by'ukuri ngewe ngerageje gushyira mu ncamake za ku bihugu ntabwo akafite yose yari ihari hari ibihugu byinshi abakuru b'ibihugu benshi uturenze ko ari abakuru b'ibihugu bari bahari hari izindi n'abandi bantu bagiye baturuka mu bindi bihugu batari ku bihugu ariko baje kwifatanya n'umukuru w'igihugu serebura cyangwa se gutambutsa indahiro ye n'abaminisitiri batandukanye abakuru b'ingabo batandukanye hirya no hino abakozi b'ibindi bihugu mbega baje kwifatanya n'u Rwanda aho ngaho twavuga ko habonetsemo nk'abantu rwose bajya kumva ngo uyu muperezida ari kwibaza ngo yaje ryari kuba haje umwanya wo muri Eswatini yari ahari kuba haje uriya muperezida rwose uturuka muri Ethiopia yari ahari ntabwo bakonye kese rwose ari igihugu kizaza kwizera Rwanda ko myatuwe cyane ubwo sinzi ntabwo byose ntabwo ariko abakuru batambutse mu modoka nziza ariko kamubwire abantu bari kubendera TV bavyumve cyase nibiza gushoboka amafoto y'ukuntu byagendaga binyuraho aze gutambuka ariko bari mu modoka nziza zitambuka neza imodoka ebyiri imwe y'abarinzi bigaragara ko ari igihugu cyari cyabati mwabarinzi neza binoranwa igihugu waje mu Rwanda kwifatanya na Yesu wacu no munsi hari imodoka mu by'ukuri iriya yimo abarinzi bashatse gutegura inzira kugera aho umukuru w'igihugu ari bugere bakagera imbere y'umukuru w'igihugu n'abagara hafi ubwo ngo waje agatambuka bakamuha stand nziza ahagararaho dutariya rero bande umuziki dufite ituro ry'igihugu dufite abasirikare abapolisi abahagarara amabendera kumva rwose barazamuye ku majwi yabo meza umuziki mwiza ingoma nziza ziteretse hariya bakagira ubwuzu hageze bakamutuza mu nturanye yujuje ubwuzu bwose abanyarwanda hejuru bagakoma amajya ati uwo muntu turamwishimiye kubana natwe banyuze bakamuha ibyicaro byateguriwemo agatanga ibyicaro hari abakuru b'ibihugu rero mu by'ukuri navuga ngo ni ba bandi baharanira ubumwe ndetse no kuba Afurika yaba hamwe na Afurika hafi ya yose usije kumva ngo ntabwo twabonyemo abantu baturutse mu Burundi wenda bafite ibindi byabo bari barimo ibikorwa bitandukanye muri Kongo iyi ngiyi hano hirya y'abaturanyi muri RDC afite ibyabo barimo by'umutekano ntabwo babashije kuhagera ariko mu by'ukuri Kongo Brazza yari hariya rwose Togo yari mu Rwanda Eswatini Ethiopia ujye twajya kumva tukumva ngo Tanzania wa mubyeyi wacu iyo dukunda mana we kamubwire uru Rwanda ishusho rufite uno munsi mu mahanga yenda Ravi ngukosoye gato ntago ari RDB ahubwo ni RDC Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose urabona ko itarabashije kuhagera bitewe n'umutekano wenda bari gukemura nabo mu gihugu cyabo hanyuma rero
Ravi tujya tubona mu masaa 9 saa 9 n'indi minota mikeya kuko niba nibuka neza ibirori nyamukuru byatangiye saa 9 n'iminota 20 hagati ya 20 na 28 gutyo. Mu masaa 9 rero n'iminota mikeya nibwo twabonye Perezida Kagame asesekaye kuri stade Amahoro i Remera. Atwinjizeyo utubwire ahasesekara wabonaga amudu ku bantu bari bahari imeze gute, byagenze gute? Aho nari nabaye nk'umuntu bicicika bitewe ukuntu abanje kuvuga abadusuye abashyitsi. Reka mpite mvuga ku mukuru wacu. Mu by'ukuri noneho habayemo akantu kabaye n'akantu gashimishije muri stade mu gihugu ngo umukuru w'igihugu agiye kwinjira, ngo ndavuga Excellency wacu Paul Kagame. Baravuze ati niyinjira abanyarwanda muri aha mwiteguye ute? Mu by'ukuri uwabibajije yagiye kubibaza asanga abanyarwanda bose bageze mu kirere. Baravuga ati n'uwacu yamvugo yaba ati rero ni wowe muzehe wacu. Mu by'ukuri umusangiza w'amagambo wari uhari nawe byaramurenze, abona ko abanyarwanda bageze mu kirere kare mu gihe umukuru w'igihugu ataranahagera. Ariko habanje gutambukamo undi muyobozi umwe w'ikindi gihugu aratambuka, ariko abanyarwanda bahagaze umwanya ugera mu minota 4. Umukuru w'igihugu igihe agiye kwinjira yageze mu marembo, menya hari abanyarwanda bari bavuze ati niyinjira ntihagire uceceka. Bose baravuze umukuru w'igihugu imodoka indi mujyana imugeza aho bamutegure kumwakira, abanyarwanda bakiri gukoma amashyi bamwishimiye. Harimo ababyeyi bavuza impundu bakoma amashyi, abasore abapapa bambaye neza, arawumva rwose ibyo bati ni wowe muzehe wacu. Kiraganza cyane, ubona ko abanyarwanda bose bari muri stade bishimiye kongera kubona His Excellency Paul Kagame uduhagarariye muri manda nshya yongera kugera muri stade imbere yacu cyangwa se imbere y'abahari bari bose, aje gushyira igikumwe ku ndahiro nshyashya azaba agiye kugezaho muri manda y'imyaka 5. Ni ukuri byabaye agatangaza abanyarwanda, ubona ko hari ikintu bamaze kwishyira mu mitima yabo, kumva ko uko batoye byabibanye n'imitima yabo kandi byari ibintu wagira ngo bari bari mu nzozi. Yego rwose bakubita igihugu yahageze bibagatangaza, kugezaho no kubacirira bavuga ati mwaboneka muretse dukomeze izindi gahunda. Nabyo byabanje gufata amakanya bavuga ati mwese twishime, ati ni wowe muzehe wacu. Umva ko byari ibintu byiza cyane. Yego. Ravi ni mugenzi wacu turi kumwe ku Ibendera TV, agenda atugezaho uko byari byifashe ejo kuri stade Amahoro i Remera. Birumvikana ni 5-5 kuko yarahibereye kandi twagiye tubibasezeranya ko tugomba kubibagezaho 5-5 mukumva kantu ku kandi uko byari bimeze. Hanyuma Ravi, Perezida Kagame abarahageze, mu bantu batangiye bavuga cyangwa se abahise bafata ijambo harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe. Atanga ikaze abakuru b'ibihugu bagenda abakirwa muri stade. Ubwo ibirori biratangiye, Perezida Kagame ararahira, hanyuma amaze kurahira hakurikiraho no guhabwa ibirango. Mu byo ahabwa haba harimo yahawe inkota, ahabwa ikirangantego, ahabwa ibendera ry'igihugu, ahabwa ndetse n'indirimbo y'igihugu. Yenda Ravi, ngira ngo ibirenze aho watwinjiza yenda no mu buryo yagiye azenguruka asura cyangwa se areba ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda bari hariya, ndetse ari nabyo byanatangije akarasisi. Yego urakoze cyane. Kuvuga ngo umukuru w'igihugu yageze muri stade, urumva akimara kuhagera ibikorwa byasiga biri mu mujyi wo kuba byatangiye, arakirwa n'abandi bakuru b'ibihugu barahagera barakirwa. Agira rero indahiro yiwe iratambuka,
nyuma y'uko bamaze guha ikaze abashyitsi baje kwifatanya nawe niko kwita habwa ibyo byose bamaze kuvuga harimo inkota n'ikirango kivuga ko wahawe ububasha n'ubushobozi bwo kuba zarinda igihugu bamuha ingabo bamuhaye ibirango n'ibendera ry'igihugu birimo ibendera ry'igisirikare cy'igihugu ndetse n'ikirangantego cy'igihugu byose bayamushyikiriza ibyo birangiye rero bamuha n'indirimbo y'igihugu n'ikirangantego dufite none igihugu gikomeye cyangwa se igihugu cyose kigira nayo iratambuka ahita agira utya rero bajya kumuzengurutsa mu masibo 12 ingabo z'u Rwanda zahagaze mu masibo 12 bahagaze 9 aratambuka agenda bitegereza rwose areba ukuntu bahagaze areba ukuntu bambaye areba ukuntu bakeye areba ukuntu ari intore rwose zafashe ibyo zigishijwe maze wari uhagarariye akarasisi umuyobozi mukuru wako asaba umukuru w'igihugu amubwira ati nyakubahwa izi zose ni ingabo z'igihugu harimo abapolisi abasirikare abakuru bahagarariye amadarapo ndetse na bande y'umuziki hariya twatwemera tukabagezaho akarasisi twabateguriye uburyo bwo gushimangira ko muri ino manda y'imyaka 5 muzatuyobora uko rero umukuru w'igihugu abatanze uburenganzira ati ndabubahaye nk'uko undi umugabo mukuru w'ikirenga ariko nawe uri umuyobozi mugenzi wanjye tugeze hirya mwaduteguriye nuko twatangiye kubona akarasisi kashimishije abanyarwanda rwose kagaragaye neza kaba keza tubona ibintu nibura si ukubeshya reka mbwire abanyarwandakazi batwumve ni ubwa mbere nari ngiye mu irahira ry'umukuru w'igihugu nk'uko ari ubwa mbere nari neza ni ubwa mbere nari numvise ngewe ikintu cyitwa imizinga barasa cyangwa se kurasa ni kimwe ikindi ni ubwa mbere ngiye kubabeshya nari mbonye mu gihe ari ku karasisi mbona indege ziratambutse nabyo ni ubwa mbere nari mbibonye ni ukuri umunsi w'ejo ibintu byabayeho byari udushya hari ibintu byiza bishobora no kumva nuko byari byifashe byiganye no mu gihe umusaza cyangwa se umubyeyi wacu yari amaze gutembera uko amasimba ahagaze baramwereka maze batangira batwika karasisi gatangira mu murongo ugenda gakeya ajya kuri ukabona bari ukagira ngo noneho uburyo ibirenge bigenda batambuka ngo ni ibintu biba bigaragara neza cyane yego Ravi yenda ikindi twavuga yenda nk'icy'abantu batari bamenyereye cyane ko yenda ubushize cyabaye nuko ejo hari abakuru b'ibihugu twagiye tubona binjira nyuma y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu gihe ubushize ari we wari nk'umushyitsi mukuru ari we winjiye nyuma abandi bose bamaze kugeramo ni akantu gashya ejo twabonye yenda tuzagenda tumenya impamvu ariko Ravi yenda nk'ikindi ubona ko ari gishyashya twasangiza abantu yenda cyabaye ku munsi w'ejo birumvikana tugahita tugana ku musozo cyaba ari nk'ikihe Ravi n'ubu nk'uko bamaze kubivuga ati kuba umukuru w'igihugu yarinjiye mu by'ukuri akagira abandi bakuru b'ibihugu bamuzi inyuma kandi asa nk'aho atatuzwe mu kintu mukuru ni ibintu tuzakomeza kumenya cyangwa bitazanfatiye kugira tubimenye ariko ni wa muteguro ni bya bindi bashatse gukora kugira ngo haba ari ku bashyitsi bose bahari wa mukuru wacu w'igihugu ntawe nubwo ari umushyitsi mukuru ariko bashatse kubiringaniza rwose arahagera asuhuza abakuru b'ibihugu hariya kino cy'umwihariko nabonyemo cyari gihari navuga ngo ni sinzi nimba navuga ngo ni ubwishyu ariko ni bwabo mw'abanyarwanda bahuje bubaka ikintu kibarimo cyo kumva ko umuntu uri mu Rwanda aba ari umushyitsi ariko nubwo ari umushyitsi ahabwa agaciro nuko hagaragaye abakuru b'ibihugu rero batandukanye n'abanyarwanda bagaragaza umwe mu mico bafite rwose yo kubakirana ubwuzu niyo ko n'abakuru b'ibihugu bavuye hano mu Rwanda bavuga ati batanye umukuru wo kuvuga ati ibintu tubonye mu Rwanda
ko bari abanyarwanda batwakira bakira umukuru wabo bakira umugezi ni ibintu tugomba kutubera umukoro. Yeka kandi ikindi kintu twatahanyemo twagize icyo mu gihe turi kumva indirimbo tubona hatambutse umusirikare rwose hariya sefo cyangwa militari bamuha akanya atonyereza n'akantu gatoya. Yeka ko buri munyarwanda wese uri kuri stade yatahanye avuga uti nasereri, udukunda turamukunda nasereri, udushaka turamushaka nasereri, yewe n'udushuye tumusura nasereri. Mu Rwanda ikintu cyose kiba nasereri kuko buri munyarwanda wese ahari, buri munyarwandakazi wese ahari nasereri, turi mu mahoro. Yego nta sereri turi mu mahoro. Ravi, ngira ngo yenda tugana ku musozo twibutse abantu ko umukuru w'igihugu mu ijambo yavuze yagiye agaruka ku birebana n'umutekano w'u Rwanda, aho yavuze ko umutekano ari ngombwa, ntago ari impuhwe ahubwo ni ngombwa. Hanyuma umukuru w'igihugu kandi yanashimiye ba Perezida Joao Lorenzo wa Angola ndetse na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ku buryo bagiye bagaragaza ubushake mu kugira ngo hagende haboneka amahoro mu ntambara zitandukanye, mu mutekano muke uvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko byakomeje kugenda ibibazo by'uyu mutekano muke bizanamo n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame rero yarabashimiye, ashimira n'abanyarwanda bamugiriye icyizere akongera gutorwa kugira ngo abayobore. Hanyuma aravingira ngo tuganye ku musozo. Reka ngushimire rero Ravi kuba ku munsi w'ejo waratubereye hariya kuri stade Amahoro. Yego nanjye ndabashimiye kandi mwakoze cyane, kugira ngo mbwire abanyarwanda ngo aho muri hose mwumve ko nasereri turi mu gihugu cy'amahoro, turi mu gihugu kiyobowe n'intambwe z'urushije izindi, turi mu gihugu gihagarariwe n'intare, natwe ubu turi nayo ko duhagarariwe n'intare rwose. Bumve ko nasereri ibintu ari amahoro, mu gihe umukuru wacu warahiraga avuga ati ibyo mwabonye twagezeho ni kimwe cya kabiri cy'ibyo tugomba kugeraho mu yindi manda mu myaka itaha. Ko umukuru w'igihugu yaravuze ati mu byo twagezeho byiza twarigezeho, kandi n'ibindi tuzageraho n'ibyinshi tujye tuzageraho. Arongera aravuga uti nubwo mu gihe cyo kwiyamamaza mwavugaga ngo ni wowe, nyamara mu by'ukuri yaravuze ko ntago ari we, kuko ibyaka byose ntabwo bishobozwa kuba ari we witwa kuriya, ahubwo ni ukuba ari twese abanyarwanda muri rusange. Kandi aravuga uti rero nk'umukoro twese dutahana, twumve ko gutera imbere kwacu bitureba kandi bitari ibyo kubw'umuntu umwe, twese dushyize hamwe twabikora, wese afashe mugenzi we. Rero abanyarwanda aho muri mwese nanjye nababwira ngo natwe rero mu byo mukora bifurije ijya n'ihirwe. Murakoze cyane ku Ibendera TV. Ati murakoze cyane ku Ibendera TV. Ari mugenzi wacu Ravi watubereye hariya kuri stade Amahoro i Remera ku munsi w'ejo, kuva mu gitondo mu rukerera kugeza ku mugoroba, ibirori by'irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame abisoza. Reka rero tumushimire, namwe tubashimire ku Ibendera TV, dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Ni Anakreti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, mugire amahoro y'Imana.